uzasenge kereka uzasenga Imana tujye tubisikana tujye duhora tubisikana abari cyo usengera gusubiramo nyoko sindarongora umugore wawe uramfatira kuri mushiki wawe wambwawe umushinza abagore wamurizo we amabyi yumiye mu kibuno amabyimwe mu kibuno uramfatira kuri nyoko cyangwa kuri nyoko wanyu ufite icyo kibazo abantu ari guhamagara iyi message ndayitambukije sinashatse na nimero ye noneho ngo nyibure kuko iri ku kiganiro cye arasaramanuka Kimisagara araruhukira Nyabugogo muri gare Pasteur Claude uru rugo nturwizere ko rufite Jembe kubwiye aho nabere mwanze bakode uyu ayo majwi wumvije cyaka icyo mvuga ngarakarya ngo mabyanyina ngo nagorangura yarongura nyina na nyina wabo na nyina wabo na mushiki we ni kati kanyina nk'abanyarwanda by'ibintu biragoye Imana igwishije ishyano Imana irababaye Imana ibabajwe n'abantu nk'aba ngaba bari kuza kuyikora mu jisho abasaba hanuzi Imana irabatenze dore Imana irabateruye igiye kubajugunya dore Imana irabateruye kandi igeze gute irabajugunye barengeze hari Imana irabajugunya abantu babagabo abasaba hanuzi ntabwo abari abahanuzi ni abakozi ba Satani mbivuze isoro sibyumva ku mugaragaro nta muhanuzi utukana nta akanwa kavamo ibyanditswe byera by'Imana nta kavamo amagambo nk'aya y'ibishego mu rugo rwanjye rwarasenyutse agutubira gute yaraje arantu buranga umwana wawe ngagiye gukira ngo umugabo ngagiye kugaruka nifite depression ndibabare nifite agahinda mu mutima wanjye umuntu araza arantuburira ariko wa Mana we warebye aba bantu kabacisha bugufi itara ryabo karizimya ukabakubita ikinyafu shatse kubanga Imana nibishaka se niba turaziranye twagiye no gusenga ahantu bita mwizindiro kwa Kibonke none tekereza nk'umuntu w'umugabo utinyuka kuvuga ngo wirirwa mu bibino by'abanyamakuru ubirigatamo ngo n'amabyi yumiyemo ese wa mugabo we icyo bakirigasemo ayo mabyo yabonyemo si wowe sabo ngaburi kubwira Yobu 28:28 dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka amen ni ubaha Imana uzabaha Imana ishaka ariko nuva mu mugambi w'Imana uzamenye ko warangiye ibyaha byose uzakora ntuzave mu biganza by'Uwiteka ariko abangaba bamaze kubibica muke biraba ngo niba udashyushye ukabutara akazu yaza ngiye kukuruka yaremye ijuru n'isi yakuba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nizere ko mumeze neza cyane of course mwenye nitwa Ceketu ambwa n'abana ukina n'abanyina ntandukanya ibyanze gutandukana sigiriza ibyo nasenye nanga isa na mitima kuba kuri cya Kigali News 550 nizere ko mumeze neza wakoze subscribe rekisha ndetse na comment ndi kumwe na Prophet Noheli umukozi w'Imana byanyabyo kandi apana za braga zanyu ndi kumwe n'umukobwa w'abanyarwanda mumeruka mu mateka ugiye yarari hano abamututse ni benshi ariko nawe ushimwa na bose ndetse nawe neza Rwanda Prophet turagira ngo iki kiganiro ukiragize Uwiteka banza kudusenyera kugira ngo bababisha cyangwa nababagome n'abagambanyi Imana batsindire ko Imana turagushimye turaguhimbaje uri Imana ikomeye witwa ndiho kandi uzahoraho uri Jehova uri El Shaddai uri ibyiringiro byacu ubereye maso abagutegereje kandi abagushakana umwete bazakubona dusengeye abakunzi badukurikirana bari muri Australia abari Canada Norvège Australia ndetse abari mu Bujumbura ndavuga abari Uganda abari mu gihugu hagati kugira ngo ubabere Imana y'amahoro mu izina rya Yesu babazi zawe zikomeze zibane natwe abari mu Burayi Gota Masimbi ahandi hose haherereye inguni enye z'isi ubagirire neza ni wowe ukinga nihagira ukingura iyo ukinguye ntawe ukinga mu izina rya Yesu sengeye umutumirwa tugiye kuganira hano imbere ya kamera dusengeye umunyamakuru ugiye kutubaza dusengeye kameramani uri nyuma ya kamera
Tasti enema topifo zobrere koniza ngo unidrai. Imbaraga z'Imana zimanuke kandi ibiganiro tujye kuganira bigira aho bikura abantu bigire naho bibatereka. Urakoze kuri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu umusare ni wowe Yesu Kristo. Amen. Nyinda tayama ngo nimureke abari mu bwato batagwa mu nyanja abaroswe n'umuraba kandi nitwe tugomba kuza kubasura. Impamvu ndirimbye kuko hari abantu baroswe n'umuraba arumva baje kujyanwa n'umuhengeri. Imana igira gute ibavana muri wa muhengeri ibagejeje ku nkombe. Hashigiye kinini abo bantu bibagira ko Imana bagire neza. Bivuze ngo baribagiwe bibagirwa Imana yabavanye bageze ku cyo bagezeho bagira gute bararengwa. Reka nk'Abisiraheli ngo babona ya nyanja icikamo, babona ya nyingi y'umuriro, ariko baranga barinangira. Ewe kozima dutangirira hanga umva ari nose kandi yavuze ko ari we wamwambikishije ipingu. Ezekiel please jewe numpamagara ndakwita ntabwo mwitaba muri social media ntabwo ndi bukwitabe kuri kamera. Mfite ubundi buryo ndi bukwitabe. Urwaye inzika nkubwiza ukuri. Nkubwiza ukuri. Wicara ubizi. Bose wabyumvishije abangaba ni abakozi b'Imana. Ezekiel yagarutse bango bose rumva umva umukozi w'Imana ngo nkurwaye inzika ukomeza wumva. Kubera ko bari inyuma ye cyangwa se ari comment yandikira barimo baratuka. hari umuntu ejo bundi wamamagaye. Ntekereza ko niba navuze ku mwambari wanyu kandi akaba yaramvuze uburwayi bwo mu mutwe, ubwo nareka umurwayi wo mu mutwe agire gute amusarireho. hari uwigeze kumbwira umubona mu bwo mu mutwe ayo ubwo wabyiboneye yagusara. uwo mwita Rukundo Ezekiel. Rukundo Ezekiel ariko abangaba arumva ari Rukundo Ezekiel n'unguyu ngo betse kanamo hagati urumva aba ni abantu urumva ni abantu bafite timu yabo. Harimo Pastor Claude urumva, harimo uriya nuza Ezekiel urumva, harimo nabyo naryo bamwitande bundi yasijana nabamenye kuko nibishaka urumva nura hanuriye ngo dore imbogo ngangagiye gupfa ngo rero bihanuye bavuga byi barimo barishyira mu tuzu urumva bashinze ba macano urumva kugira ngo bazane iki bifu zabo ihagati rabo nihangana none bagaruka bongere bishyire hamwe kandi ngabo n'abakozi b'Imana. Abo rero njye kurumba afata nago navuga ngo nabakozi b'Imana kuko abantu benshi ndi kubona muri iyi minsi mwebwe mu ndeba mwigiza abatubuzi mwabakozi b'Imana mwe nje nanubwo ari ko mbafata bakamwambika amapingu. Iki Ntabwo iyo bamufashe bakamumanika bakamwambika amapingu ntabwo musubira inyuma ngo mumugemurire. kandi yavuze ko ari we wamwambikishije ipingu. Ezekiel please jewe numpamagara ndakwita ntabwo mwitaba muri social media ntabwo ndi bukwitabe kuri kamera. Mfite ubundi buryo ndi bukwitabe. Urwaye inzika nkubwiza ukuri. Nkubwiza ukuri. Wicara ubizi. Bose kubera ko bari inyuma ye cyangwa se ari comment yandikira ko hari indi barimo message no gushima yiririshwe. hari umuntu ejo bundi wamamagaye. Ntekereza ko niba navuze ku mwambari wanyu kandi akaba yaramvuze uburwayi bwo mu mutwe, ubwo nareka umurwayi wo mu mutwe agire gute amusarireho. hari uwigeze kumbwira Iki ayo ubwo wabyiboneye yagusareho ugasaza imigeri. nahise nawumvise bino genda ukore inkuru wambwawe. Genda ukore inkuru njye ningufata nkagushikiriza amaboko yanjye yombi. Yesu niwe ubizi njye nawe. Kwiyamye rero ndakwiyamye genda ukora inkuru n'ubundi utunzwe no kurigata mu bibuno by'abanyamakuru ucuruza imirambo ucuruza abapfu uzacuruza njye sindimo rwose. Nongere mbisubiremo nk'uyu nguyu niba ari umuhanuzi w'Imana niba ari ibiki ari n'umuntu w'umugabo ntabwo yakagombye kuza kuri social media gaje kuvanga arwaye uburwayi bwo mu bugabo. none se kare wabyivuye. nahise nawumvise bino genda ukore inkuru wambwawe. Njye ntabwo ni urupfu. Urupfu ndarutinya ngo nduhungire umukozi w'Imana cyagiye Pastor Justin
muzamenye aniro mwizi kwihangana twitondera abantu bazi batubwira ngo nabakozi b'Imana. Ibi bintu birababaje. Baraduhanuriye mwitondera abantu bazira mu buzima. byari bya Ibi bintu birababaje. Hari andi majwi ngo numvishe ngo arimo gukamyo ngo niba ari iki. ngo kuri ngo ngariate ngo mu bintu by'abanyamakuru. Yego kudumiwe. nabyo birimo zaje gushakira ubuganiza badukurikiye kirane ikibazo cyo irukanka uzinduka ugiye gutanga ikirego zikiyereka nk'ubwiza ukuri wamenyereye nk'aho wamenyereye nyoko wakonyeje Na mama munajemo. kuri ino nshuro uzasenge kereka uzasenga Imana tujye tubisikana tujye duhora tubisikana aba ari cyo usengera gusubiramo Iki? basi rero wamenyereye nyoko wakonyeje kuri ino nshuro irukanka uzinduka ugiye gutanga ikirego zikiyereka nk'ubwiza ukuri wamenyereye nk'aho wamenyereye nyoko wakonyeje Mama w'umuntu. kuri ino nshuro uzasenge kereka uzasenga Imana tujye tubisikana tujye duhora tubisikana aba ari cyo usengera gusubiramo sinzi ikintu nshakaho wamurizo ntago nzi ikintu nshakaho sinzi ikintu nshakaho fuck you ku mama yako sinzi icyo nshakaho ongera ujye kurogesha mwamenyereye gucuruza imira ibyari nzama umutekano umeze neza cyane ku buryo nabwira abantu mudukurikiye ko umeze neza aba muri shiki gutangira ariko Imana izakunshira mu biganza umunsi umwe anytime kanza nkwereka ibyo ngukorera nubone ninjye wakoroye icyo nkubwiye sinzakubabarira mbigutego turabageze Ezekiyeli please jewe numpamagara ndakwita ntago kuri ino nshuro uzasenge kereka uzasenga Imana tujye tubisikana tujye duhora tubisikana aba ari cyo usengera gusubiramo nyoko sindarongora umugore wawe nuramfatira kuri mushiki wawe wambwawe unshinze abagore wamurizo we amabyi yumiye mu kibuno Amabyimuye mu kibuno. uramfatira kuri nyoko cyangwa kuri nyoko wanyu ufite icyo kibazo Ajya ntabwo ndamvuga iki. ariko ntago wakagombye kuza Ngo kuntera ntararongora. no kugira gute Sindarongora umugore wawe sindarongora na mushiki. kuza irukanka uzinduka ugiye gutanga amakuru yose y'uyu muntu wari wamfatira kuri nyoko cyangwa kuri nyoko wanyu ufite icyo kibazo ariko ntago wakagombye kuza kuntera ubwoba no kugira gute Aba ni abahanuzi bangahe? zibishinzwe Babiri. uretse gato ibya karosi azabyivugire hano ngewe nje nkanjye Hanumve. dore ngaha Ezekiyeli agiye gusara simwibasiriye kubera abantu ari guhamagara iyi message ndayitambukije sinashatse na nimero ye noneho ngo nyibure kuko iri ku kiganiro cye arasara amanuka Kimisagara araruhukira Nyabugogo muri gare Pasiteri Korode uru rugo nturwizere ko rufite njye mbikubwiye aho nabere mwanze bakora uyu yakomeje gukomerwa amashyi ngo ni umukirisitu Imana ribaguma nkago iraje bahane. uvuze hano kuri YouTube Yesu Kristo amen Imana ikumugisha cyane nasaba kimaze kugaragara mbese aya niyo magambo akwiriye kuva mu kanwa kawe muhanuzi yewe data we uri guta ibitabapfa ukumbi yewe ntabwo wantera ubwoba rwose mubo watera ubwoba njye ngo njya mbamo rwose mani ushaka umbwire mu gitondo dushaka ahantu duhurira njyewe nawe noneho turi bade twirebere ubundi nibwo twasobanukirwa Abahanuzi babiri bahure barwane.
bonyine bihurire ngo nuko umwe yamubwiye sobanurira aho ngaho amajwi yumvishije ayo majwi yumvise nagufate mukozi Imana ayo majwi wumvise nshaka uzi icyo mvuga ngarakarya ngo mabyanyina ngo nago yarongora nyina na nyina wabo ngo na nyina wabo na mushiki we ni kaki kanyina nk'abanyarwanda by'ibintu biragoye Imana igwishije ishyano Imana irababaye Imana ibabajwe n'abantu nk'aba ngaba bari kuza kuyikora mu jisho baje cyane biteye agahinda kumva ngo abiyita abakozi b'Imana babiri ni abakozi ba Seki n'abarakozi b'Imana ni abakozi ba Satani koko ndumiwe mw'abantu mwe ndumiwe ntabwo rukundo Ezekiyeli n'umuntu witwa Nibishaka Theogene na Pastor Claude numvisha avuga ngo Claude urugo rwe ngo nagazarubamaramo igihe ntabwo ari Imana arivuganye nawe ntabwo ari Imana arivuganye nawe aba bantu Imana irabarembiye kubaca ku ngoma Imana irabarambiwe igiye kubaca ku ngoma ikiri cyo byaje batubwira ndabatenze nitwa Prophete Noheli nyimara kumva amagambo yasotse mu kanwa k'abahanuzi n'abahanuzi subu ndabatenze niba ari n'abahanuzi abakozi ba Shitani niba ari n'abakozi ba Satani ndabatenze kandi bazima babagabo bajya kuri imbere ya kamera hera sawidi biko nizangwa mwidra nk'umukozi w'Imana wahawe imbaraga n'Uwiteka amena ntabwo ni pastor n'atorero mfite ariko ndiko n'umukozi w'Imana ndabatenze mubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana aba ntabwo ari abakozi b'Imana nibazamuhinduka ndabatenze mwabakozi b'Imana mwe babiri mwebwe muri ba Sekibi yatangiye avuga ngo yanga abakozi b'Imana bayoberwa ndabanga abantu babagabo bamuriye utwe namucucura nta soni imbere ya kamera imbere ya social media muza ku isi yose iri bubarebe ngo gute ngo bamuriye utwe bamubwira ko bajya kumusenge bamuhanuriye ngo baraje ngo bagiye kunsengera ngo umwana wanjye ngakirenga ibiki n'ibiki baranje banjye amafaranga baranje n'utwo nari mfite n'utwo umugabo yari yaransigiye ese we iyo mana mukina nako numva mumeze nk'agiye kuyishyira muri politike zanyu mwashatse ubundi buryo mubonamo amafaranga ko murimo muraseba we ibintu babivugaho iki yewe nk'umuhanuzi w'Imana Prophete Byukura bagirane Noheli abasaba hanuzi Imana irabatenze dore Imana irabateruye igiye kubajugunya dore Imana irabateruye kandi igeze gute irabajugunye Imana irabajugunye abantu babagabo abasaba hanuzi ntabwo abari abahanuzi ni abakozi ba Satani mbivuze ishuro sibyumva ku mugaragaro nta muhanuzi utukana akanwa kavamo ibyanditswe byera by'Imana ntabwo kavamo amagambo nk'aya y'ibishego amagambo mabi nk'aya n'ababyeyi baje mama baje umuntu akamumaranya amezi 9 mu bayobozi bacu muri yeho ubundi shaka Kagame baracyafite oya yarambwiye ati nimba umubyagira umuntu ambwira ngo gusa umunsi twahuye ati nifitiye n'ubwoba ko yangirira nabi buriya reka nkubwire umujinya ugira igihe ugira manda mu muntu sibyo ushobora kugira umujinya bitewe n'ibintu bikubayeho bigutunguye rimwe na rimwe ukaba wagwa no mu mutego w'amagambo nta mukozi w'Imana n'umwe n'uyu n'umwe ushobora kugira umujinya ibi bintu ni politike kandi ni ibintu bicaye baraganira kukibaza nakubwiye bitatu bateranyije mikoro ni ibi bintu n'ubugome ibi bintu n'ubugwaryi ibi bintu Mana sinabona ukuntu nabivuga ko ngiye gutukana nabo nabangiye nabo naniye nabo noneho ngo ninde harya nyibutse izina rye uyu urimo hagati niwe muntu wantuburaza niyo bishaka niwe muntu waje kuntubura mu rugo rwanjye rwarasenyutse agutubira gute yaraje arantubura ngo umwana wawe ngagiye gukira ngo umugabo ngagiye kugaruka nifite depression ndibabare nifite agahinda mu mutima wanjye umuntu araza arantuburira ariko wa Mana we warebye aba bantu kabacisha bugufi itara ryabo karizimya ukabakubita ikinyafu shatse kuba Imana nibishaka se niba turaziranye twagiye no gusenga ahantu bita mwizindiro kwa Kibonke baranamusora mu rusengero oya kimwe ngo waharenze wagiye kwa Mushimbe no kwa mwizindiro ukagira kwa Nayinzira ukamanuka yego baramusohora yaje gutubura n'undi mukobwa mwaretse ibintu by'ubutubuzi so mwambere mu mbanye kuri kamera mvuga ibi bintu mugenda babaye fita agahinda abantu babagabo muza gutukana imbere ya kamera ushabwa ngo bani babagabo b'imitwe
muri abanyamitwe gusibye no kuba muri abanyamitwe mwe mukora shatani mu izo praka mwirirwa mukora abanyarwanda ibyo ntago ari byo amasengesho yagize ay'ubucuruzi Mana nyagasani ndababaye nta soni none barateranye umwe amaje gundi nyina urumva hamwe okakajwi undi muhaye na shangazi byose bari ibintu bateguye barabipanga kugira ngo barwanye kuri social media areka sha baze batwike wibuka ko umuhanuzi nibishaka Theogene yaravuye muri showbiz bitewe n'amajwi yasize hanze avuga ngo benura tikura Asiya siribu itameneka Asiya siribu itameneka yego bamwigira amajwi yatuma mugarura muri showbiz buri burengero mushaka iki muzamukamo mureke kwirwa Imana irababaye ibabajwe n'izi nkozi z'ibibi zita abakozi b'Imana nago mbivuze mbabaye Imana ishobora kukurwara kandi kurwaje baraje babone ko ari Imana bari gukina natari umuntu mbivugiye mwitegura ishyano mugiye guhura naryo nge sindi umuhanuzi sindi n'umukozi w'Imana ariko kugira nge nzaza imbere kamera ngo nze nubure ntago ibyo bintu nabikora nana ikintu kimwe bagira nibura bagira cyangwa abagore babo nabashangazi banyu mugira nabanyoko banyu mugira cyaba mama wanyu ngo babagira inama byibuze kuza imbere ya kamera muvuga ibintu by'ubugoryi mutukana nta soni ubwe butumwa abantu bari bwumve yego muri kudutuka mutukana ibitutsi bitanabaho ababyeyi musoma mutumwe mabere yikoma ko ari ababyeyi babyaye akira ngewe gomba numva gahinda kanyu ngarakarya ngenzonye ngo zanye nada Eka we. Nana. Niyo mpamvu mbabwira rero urumva. Ngira buze nicyo navuga. Oya, none tekereza nk'umuntu w'umugabo utinyuka kuvuga ngo wirirwa mu bibino by'abanyamakuru. Ubirigatamo. Ngo n'amabyiyumiyemo ese wa mugabo we. Icyo bakirigasemo ayo mabyo wayabonyemo si wowe sabo ngaburi kubwira. Murongeye nyuma murihuje, muriyunze. Mushiyango waranyishe ngo niyo mpamvu. Ese apraka urumva imuzana muri showbiz ngo ngire yamamare. Ariko nakunze umusaza bacu yatuvuga ngo uwo nguvuga ngo yabonanye n'Imana avuganye n'Imana. Urumva nimba baravuganye n'Imana urumva kucyo Imana yavuganye na urumva itamuhindura ubuzima. Cyangwa imwereka ijya agomba kureba. Bakirwa ngo bahanura abantu bakaya mu dutsiko noye ngengeye kwifatanya nawe n'abandi banyarwanda bose umuntu nk'uriyo tumubona mu kabari tumwerekana tumubona mu ndaya tumwerekana tubahiga tubashyira hanze mu profetre urumva nibarimo baramutera amabuye kandi mbona waza ki avugisha ukuri ahubwo tumugwa inyuma turakugwa inyuma turi benshi tuvuze ukuri kuduzana kugwaho ukuri tugushyire hanze mwebwe tubashyire hanze mudukurikirana mushishoze yego kuko abantu muri kumwe nabo ni ibirura ntabwo muza bari bo Bibiri ngo maze ibwira umuntu iti Yobu 28:28 dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka amen ni ubaha Imana uzabaha Imana ishaka ariko nuva mu mugambi w'Imana uzamenye ko warangiye ibyaha byose uzakora ntuzave mu biganza by'Uwiteka ariko abanga bamaze kubibica muke biraba ngo niba udashyushye ukabutara akazu yaza ngiye kukuruka abimana yarabarutse arabajugu iraje bajugunye uko naterera tafari nikimana bajugu ku ngoma ndacyabisubiramo Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi yakuba cyokoze Imana irabajugunye jugunyisha nayi nabaje nanubonye abantu nkana n'umwenyereye kuri channel yanjye yego ibyo bintu ndanigendeye bayi gumana ibyaho n'abantu ageze n'umujani arigendeye ariko ntabwo ugiye ubasezeye mukozi w'Imana bababaye ndigendeye basugira amahoro abadukurikiye umukozi w'Imana agize umujinya ariko nanjye abakurikiye big energy mwese turwanye basekibi abakozi Imana barimo baravuga ngo barimo barasengera abantu barimo barabiba nanjye mbabwireho gatoya akira njyawe dusoza reka mbabwire mwa bantu mwe mwambonye mu biganiro byinshi ndi umuntu mubi ndi umuntu uvuga ibintu bidafututse ariko aba bagabo batatu mu bitondere abantu badashaka kugirira umuntu udafite umugabo abantu badashaka kugirira umuntu udafite epfo na ruguru
none umuntu agatinyuka akaza imbere ya kamera agatukana ngo amabyi ngo mu kibuno ngo abanyamakuru ngo ibiki umva ibi bintu ntabwo ari byo mbaye rwose nanjye ndagiye azo ko mwese munengenge siko munaye nk'imfubyi reba muvanywe yana siko banaye nk'imfubyi urigende nuko mugiye koko